hari abasenga banizongera mu nzu yabo tukomeje tukagenda n'indi yose ikagenda nuvuga ngo ibintu byazanywe n'izo mbaraga mbi byose biragenda umaze gusenga ariko hatuvuga kuba urota ubona imbeba irimo kurya cyangwa ikuruma cyangwa izerera hafi aho mu nzozi ariko bitonde na physical ariko tuzabibabwira ibigaragara nabyo tuzabibabwira imbeba uyibona gutya bwigira hejuru abashyitsi bazi kahagaraza kavuga nzababwira ibimenyetso byerekana ko izo mbeba ari iz'intererano genza bibabwira mu minsi mike umva rangaha bwa mbere kubona ikuruma byo imbe bisobanura inyatsi complètement ariko ni umuntu ufite ikintu yari afite akacyakwa cyangwa se wari ugiye kwakira ikintu akakibura bitandukanye n'umwuka w'ubukene umuntu agutwariye ukurota umuntu agutwarira ikofi ATM card ikofi ndetse n'igikapu ariko bikorana mu nzozi bivuze ngo rero bamaso Satani yahagurukiye ikintu bita finance hamwe na minervari y'amafaranga cyuko yabana bizakogora. Karindwi ni ugutakaza urufunguzo cyangwa ukibagirwa aho warushyize. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Mwese mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana ishimwe cyane ko turi amahoro, namwe nizeye ko muri amahoro aho muri hose. Mbifurije gukomeza kumera neza. Nawe utameze neza nakubwira ngo wizere Imana ishobora kuguha kumera neza, igashyira amashimwe mu ruhande rwawe. Waba urwaye, waba urwaje, waba ufite ibibazo bitandukanye, Imana ikube hafi kandi kugirire neza. Amazina yanjye ni Jerry, turaje ndi kumwe na Reverend Ntambabazi. Yesu ashimwe Pastor. Yesu ahimbazwe cyane. Ameze neza? Ya nebaza katonda. Imana ishimwe cyane. Mushumba, ubundi kugira ngo umuntu abeho nuko hari ibyo abasha gukora. Bimubyarira inyungu. Izo nyungu rero ni bifatika, zaza mu mafaranga, zaza mu bindi bintu, ariko bifatika nyine bihindura ubuzima. Ni nayo mpamvu tuba twazindutse, ugira icyo akora, wubaka akajya kubaka, kugira ngo Abangereza baravuga ngo you have to work to put the bread on table, kugira ngo ubone umugati umuryango wawe nawe ugira ubwawe ugira imbaraga. Nicyo gituma abantu bose bazinduka biyuha kuwe kugira ngo bagire icyo bageraho. Ariko Satani iryo terambere hari ubwo arirwanye. Ni nayo mpamvu kuri aka kanya tuvugana harimo abasenga, bari gusengera akazi, bari gusengera imiryango yabo, hari uri gusengera umugore we, hari uri gusengera umugabo we ati Imana muha akazi. So
hano tugiye kuvuga ibintu biri financial cyangwa bifatika bijyatuma umuntu abaho, ntabwo turi bugende kure n'inzozi n'ubundi muri uko kurwanya ibifatika byacu. Ese mushumba, hari inzozi zaba zihari zikwereka ko Satani yahagurukiye financial zawe cyangwa ahantu hava ubuzima, ibintu bifatika, amafaranga yawe, ubw'akazi kawe, ahantu hava source ya financial mu bifatika, bikwereka ko Satani ashaka kuhafunga, kuhaboha kugira ngo utabasha kugira ngo ukomeze ubuzima. Ariko ubwo mu Kinyarwanda navuga ngo kugufata ku munwa cyangwa mu ikofi. Yego, karibu. Birahari, birashoboka. Zirahari. Mbere na mbere ndagushimiye ku kibazo cyiza barije abantu bose, nubwo tuba tuganira ko abantu bakeneye kubyumva. Nishobora gushimira abantu byo gushimira benshi cyane. Harabo twaganiriye mu gitondo cy'uyu munsi bagera kuri 2. Hari uri muri Amerika avuze ati iyo je ratangiye kuvuga nanjye ngomba natangiye kumva. Ndi nabo muri Australia naramwe ngo usuhuze barakurikirana cyane. Ndabasoje cyane. Ngo bifuza kuzakubona muri frame, ariko nabwiye ko ibyangombwa gikizagera byose mu gihe cyabyo. Nongera gusuzuma undi muntu wo muri Belgique ndetse muri France ndetse n'andi nka bane, bamwe ngo bakunda ijwi rye, bakunda ukuntu baza, kandi ukora ikintu cya polite, gukoresha ikintu cy'inyabupfura. Baragushimira rero. Nukuri ndishimye, Imana izamugisha. Zirahari cyane, ushobora kuba nk'8 cyangwa 9, depend. Ariko mbere ko tuganira ubundi by'ukuri turebe finance ubundi mu buryo bwagutse. Finance ubundi ni navuga ngo ni nk'uburyo, ni igihande gifasha ubuzima, kuko nta kintu wakoda akoresheje amafaranga, ntabwo bishoboka. Kwa muganga n'amafaranga, kwambara ikintu cyose n'ubu twicana amafaranga arimo akora. Mikrofone n'amafaranga, kamera n'amafaranga, ibi byose n'amafaranga. Ngo finance rero, kuba Satani hagurukiye finance, yavuze ngo abakwisha kwicariye cyane. Nta mu rundi buryo babyita ngo ni inyatsi mu Kinyarwanda, ariko iyo ugiye kureba neza nuko iyo finance Satani yahagurukiye, ibintu byinshi birahagarara cyane. Byose sinzi yenda niba ari cy'abantu bavuga kitajya nk'amafaranga, burya no gusengaza nk'amafaranga. Ubuzima bwose bushingiye ku bifatika, ariyo mafaranga tangible. Narese nk'ugiye vuze nko gusengaza amafaranga, narese ugiye gusengera ku rusengero ahantu kure nta mafaranga ufite, watega imodoka gute? Ugomba gutega, ikintu cyose kisaba ko amafaranga, ugomba gutura, no gukaraba no kugira gute, ibintu byose ni ikibazo cy'uko iyo finance ije mu ngwano. Izo zirahari kandi banakurikira bagiye kuzumva mu izina rya Yesu. Ariko mbere ko bazumva, mbere ko tunasenga Imana, ndagira ngo usomere Imigani 11, Imigani 11:24-26. Imigani igice cya 11 umurongo kuri 24. Haragira hati, hari umuntu utanga akwiragiza nyamara akarushaho kunguka. Gumaho gatoya, ngo hariho umuntu utanga akwiragiza. Ubwo akwiragiza no kuvuga ahantu hose, ariko yatse kuvuga mu mvugo itaryoshye, wanga anyanyagiza. Abatanga yabuze bwa bwenge. Ngo hari umuntu utanga akwiragiza, ariko akunguka byinshi. Tugende. Nyamara akarushaho kunguka byinshi. Kuko buryo utanga niko nayunguka. Kandi hari uwimana birenze urugero. Hari naho akaba n'undi muntu wimana birenze urugero, akaba yakwima n'Imana ubwo yaramuhaye, akima bimwe birenze. Cyo bita kurenga urugero. Yego, kwimana birenze urugero ko babyumva, ntabwo ariko byumva. Ndi kubyumva, hari ukuntu numva imvugo abantu bakavuga nguriya ngo afite impiri amere mu mufuka. Ubwo birenze urugero. Ngo nyamara ariko we bizamutera ubukene gusa. We bimutera ubukene gusa kubera kwimana. No tutarahava nyine abantu bamenyereye ko ngo iyo ukunda gutanga nyine ngo ntukira. Barihenze. Iyi ni Bibiliya turi gusoma. Barihenze, ntabwo babyumva. Barihenda kuko urumva rushoho gukira, ariko wimana cyane birenze ubukene gusa. Twigendere. Umunyabuntu azabyibuha. Ugira ubuntu agatanga azabyibuha. Kandi uvomera abandi
nawe azavomerwa. Umva nuho umuntu amazi Imana izayaguha, niwambika abantu nawe uzambara. Bari impamvu ugiye mu mahame njya nigirira yanjye, iyo ushaka umwenda ndawutanga. Ni ukuvuga ngo ubiba usarura icyo wabibye. Iyo ushaka umwenda ashaka uwo umwenda. Iyo numva nkeneye kubona minerivare y'umwana wanjye, ureba wishyurira. Rero nishyurira mu rwego rwe ko gimba shaka haremere. Iyo ushaka niba warabuze ukuntu urira indege, shaka n'abantu utegera moto nibura cyangwa igare. Yego, transport. Ubundi iyo ushaka amasaka ntubi ibigori, riba amasaka nubwo byose ari ibinyampeke. Ariko byose bifite. Iyo ushaka ibishyimbo ntabwo biba amashaza, byose niba ari ibinyabisogwe. Icyo biba nicyo ugira gute usarura. 26 hagize ati uwimana amasaka yego azavumwa na rubanda. Uwimana amasaka nakubwiye ko amasaka, ingano, ibigori n'amavuta n'ubuki nibigaragaza ubukungu. Uwimana aya masaka azavumwa na rubanda. Ariko umugisha uzaba kuyabagurira. We arayimana akanagira gute ariko abaza kugura nibo bakira cyane, kandi yagombye gutangaho duke akanagurisha. Ariko uyimana nyine azavumwa na rubanda. Hari burya abantu bavumwa bivume gutyo. Rero urakoze kika dusenga Imana Data wa twese wari nyiri imbaraga, nyiri ubushobozi, nyiri ubutware. Turakuraritse mu kino kiganiro ushoboye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana, nta ibitekerezo byanjye cyangwa ibyundo bw'ambi, umugambi wawe muzima mwiza utwongera ubwenge na Jerry mwami wo kugira ngo abacu badukurikiye hirya no hino ku isi bafashwe no kuri Imana impande rwacu, tukugireho umugisha dusubije kandi uturinde imbaraga mbi z'abadayimoni bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Imana igumukireho zirahari. Njye numvaga uyu munsi ashaka kubivuga mu turi mu nzozi. Numvaga ushaka kubivuga mu cyongereza ariko kavuga ikinyarwanda. Sizi impamvu. Numvaga ashaka gupurucinga rwose kuvuga mu cyongereza ariko ariko reka navuga ngo icyambere ni ukubona imbeba cyangwa urumwa nayo. Kubona imbeba mu nzozi cyangwa urumwa nayo. Yani being bitten by a rat in the dream. Kuba warota urumwa n'imbeba mu nzozi cyangwa rwabona itembera hari, kuko ubona imbeba bigaragaza inyatsi. Aho bisobanura ngo Satani yahagurukiye ikijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga, akazi yabihagurukiye. Kandi naringira ngo urabizi ko kiraka imbeba bisobanura inyatsi. Abantu batwumve, ntabwo ntajye tusenga n'abantu Imana ndindi nyatsi Satani yakwatse iki. Aho niho tugiye gusobanukirwa. Uhora dusobanurira, ariko hashobora kuba hari umuntu aribwo agiye kubyumva iki kiganiro. Inyatsi ni ukuvuga ngo Satani aba yakwatse ibyo wari usanzwe ufite cyangwa wari ugiye kwakira. Yego, ariko niba ntabyo ufite, uwo ni umwuka w'ubukene, ntabwo ari inyatsi. Kandi uragatsindwa, iyo ntabwo ari inyatsi. Inyatsi nuko nambuwe icyo naringiye gufite. Cyambere kwamburwa icyo mfite cyangwa kwamburwa amahirwe yo kwakira icyo naringiye kubona, niyo bita inyatsi. Ariko aba n'umwuka w'ubukene. None abantu bo mu gusobanura inzozi tuzayisobanura. Aha turimo turavuga Satani yahagurukiye ubushobozi no kubaho kwawe n'amafaranga. No kubutanzabwa n'inzozi zerekana umwuka w'ubukene. Yego, urumva no kubona imbeba urumva irimo kurya cyangwa ikuruma nijoro uri mu nzozi cyangwa ukayibona ihita. Yego, ibi buriya nkubwire, hari abantu ndavuga ngo Kigeli, sinzi uyu munsi kandi busobanura mutwangira nk'ibintu byinshi. Sengera Imana ibiyungurure, ariko ntabwo ari byinshi by'ibigeragezo. Aha waruzi neza ko hariho n'ibimenyetso by'inyamaswa bikoreshwa n'abarozi mu rugo rwawe, kandi wasenga bigahita bigenda byose. Ibyo ni ibiherero, ni ikiganiro cy'ubutaha. Ariko ndashaka kuvuga ngo kuko umuntu arota abona imbeba iri nk'umuruma cyangwa ayibona. Yego,
urubyumva neza ndakumva cyane mu nzozi niho bisobanura ngo Satani yahagurukiye ubushobozi bwawe mu bijyanye na finance byose mu mafaranga mu butunzi bigiye kuzamba ariko nitonde reka tukabibireho gato nubwo ari ibyabo bavumbe kuyo bengewe hari n'igihe ushobora kubona imbeba z'intererano mu rugo rwawe zinyatse intererano zikabyiga zikazijwigira hejuru zigatwara ibintu byose wowe ukagira ngo ni ibintu biri nomo ariko kera hari abantu bakoresheje imyuka mibi ego rata harimo abantu bajya bibwira ngo imbeba ngo ni ikimenyetso cy'ahantu hari ibiryo ngo ubu n'ubundi imbeba ngo igomba ngo none se yaza nta kiri buharyo ibi ngenza bikubwira ku buryo bujyana n'utundi dusimba tuza ariko turapresenta abarozi ubukene bw'ubutindi bw'ubuhanya bw'ubugasuzuguro bwoherejwe n'abantu ku buryo butazasohoka bizamera biti rero n'imbeba ariyo ashobora koherereza none se ko abantu basenga nk'urugero nk'ubu hari abasenga imbeba nizo nyaruka mu nzu yabo tukomeje tukagenda n'ibindi byose ikagenda nuvuga ngo ibintu byazanywe n'izo mbaraga mbi byose biragenda umaze gusenga ariko hatuvuga kuba urota ubona imbeba irimo kurya cyangwa ikuruma cyangwa izerera hafi aho mu nzozi ariko bitonde na physical ariko tuzabibabwira ibigaragara nabyo tuzabibabwira imbeba uyibona gutya mu bwigira hejuru abashyitsi bazi kahagara zikavuga nzababwira ibimenyetso byerekana ko izo mbeba ari iz'intererano genza bibabwira mu minsi mike umva aha ngaha bwa mbere kubona ikuruma byo imbeba bisobanura inyatsi completely ariko ni umuntu ufite ikintu yari afite akacyakwa cyangwa se wari ugiye kwakira ikintu akakibura bitandukanye n'umwuka w'ubukene hako mushumba ibyo bivuze byo kurota ikuruma no mu buzima busanzwe hari ubwo igirumana ugasanga yakurumye ibirenge cyangwa intoki niko bijya bikorwa mbona ubwira ya kabiri se yego iyo barayumvise iyo turayumvise rwose kurota uziritse amaboko kurota uboshye amaboko uboshye amaboko abyo wabyumvise muri make ni dream your hands being tired amaboko aziritse rwose kuko amaboko aziritse wakora iki biba yaravuze ngo nzaho mugisha ibyo muzagereza kugira gute gukora none amaboko araziritse ukirotiye inzozi itumenya ngo Satani arimo aragambira ka karima nagira ngo nzakora nk'umusaruro karahizwe hahane nagiye kurangura ubundi ahombye mbega uhita umenya ngo uhita usenga urwara n'uwo mwuka mugiye kwataka muri izo nzira wabyumvise ariko nabyumvise kurota uziritse amaboko ni buriya nicyo kintu nyine kigaragaza gukora kuko Bibiliya ivuga neza yuko izaho umugisha imirimo y'amaboko yacu none ko aziritse urumva ntabwo wabona umugisha ubwo niba uri umucuruzi niba ufite iduka niba ufite resitora niba ufite urugendo rufite inyungu ntibihagarika ariko bisenga Imana kugira ngo bicogore mu izina rya Yesu amen iya gatatu cyane when someone stealing your bag wallet and ATM card kurota umuntu yakwibiye igikapu portemone ibi byitwa ikofi cyangwa se aka gakarita bakoresha kuri banki ATM yego kwarokazi ntago nari nka when someone stealing your bag wallet and ATM card umuntu ubirose ubona biterwa suza ukibona icyo kintu menya ngo financial ndatatswe Satani ahagurukiye udufaranga ahagurukiye umushahara bagiye kunyirukana icyo kanya cyo tukora tugomba kubyuka tukasiba ibyo bintu urose bakwiba igikapu bakwiba ikofi cyangwa ingodo cyangwa ATM card n'ikofi fakwana nubwo usubona umuntu ari gutwaye someone wese iyi nayo inzozi yirose imwe muri hano ubona rimwe ari igikapu se ushaka usanga ari wallet kofi yandi muri icyo ngicyo aha ngaha bavuze wallet burya mira ko n'abadamu bagendana amakofi ariko bashyira muri ka gasakoshi
kuvuga ngo baba bafite udukofi tuntu bashyira mu kandi gakapu ako rero tuvuga baga ni cyabeka ku mugongo ni ya valise twara ku kibuga cy'indege ni kamwe ko buriya bag irimo nangira ngo hand bag nayibamo aka ku bitugu bizi iyo batwara butse birashoboka muri za marete zabo ugasanga no wibwe umuntu someone to kabona gutwaye baga yo coffee wallet and bag cyangwa gutwara na ATM card aho hantu indedi ariko muki munzozi niho twibere n'abantu twumve neza yego when someone stealing your bag, a wallet and the ATM in the dream umuntu agutwariye ukurota umuntu agutwarira ikofi ATM card ikofi ndetse n'igikapu ariko bikora mu nzozi bivuze ngo rero bamaso Satani yahagurukiye ikintu bita finance hamwe na minervari y'amafaranga cyuko yabana bizakogora ubwo aho washoye nta kunguka ariko suko uri buhombe ahubwo ikizagutera kutabyakira no kutabyuka ngo usenye zino nzozi kandi abantu baje bahora banibuka tukavuga inzozi ngo umuntu apfe kugira ubwoba yego ugomba kuba maso ariko Imana iba yakuburiye no kuvuga ngo ni umuburo w'Imana ngo itonde byenda kuba ukemere ko biba rero yego ako wakumvise nakumvise aho ni sawa cyane noneho icyakane ni ukurota ubona ATM yawe card uyishyira mu cyuma amafaranga ntasohoke no kuvuga ngo aho wabitse byanze kuvamo yishyize mu cyuma kubazi kuzikoresha yego birumvikana ushyizemo amafaranga ntasohoke kizemo password ugategereza amafaranga ugaheba mu nzozi hasiye no munzu n'undi no musanzwe aburiza ese ugiye kurotira haragenda ese sinyatsi nyine uzi gushyira muri machine gutya bikanga amafaranga ari mu gaprograma ukayishyira code ukabona azo gatiza amafaranga aza kugira gute aza ugaheba kuri dispense mukaziye kazi kuza kwibara gasoka kaheba se ko ni ucunze ugatinda kuyakura amagira gute asubirayo abana uri kubakinisha subirayo rwose kandi ni kenshi kandi nabonye ko buryo uhanza gukuramo ikarita y'akaza nyuma nawe yitinje mari gihita ikomerezaho kaza yakwita gora amakosa wakoze soro mu gihe urose ubona ibi ngibi nubwo mvuze kuri ATM card ni nacyo kubona uri kuri gishe usaba amafaranga ngo connection zabo zisubirireyo uyafitemo na yawe ariko ntibikunze ikoranabuhanga ryakunaniye ibi nabyo y'ubirose ntago bivuze ngo uhita ugenda wurire hita umenya ngo ni it's a time ni igihe cyo gusenga Imana no kwegera Imana cyane kugira ngo ibyo nshaka mbigereho inzozi iyi nzozi ya kantanu ngiye kuvuga nta gihe ntayiririmba pe burya kubona imusatsi wawe urimo wogoshwa mu nzozi barambivuga buri munsi ahora bitubwira pe igihe uruzi ho babaze bakuraho agakasi gato bakuraho uruhara bagira gute babakata baconga no kuvuga ngo tutitaha ingano y'umusatsi wavuyeho kurota mu nzozi umuntu niye azana agakasi agakata nkuko ufasha babona akazamura akakata wakaswa umusatsi sefe nuvuga ngo uri atake ku kintu cya finance nuvuga ngo igihe cyose urotubona mu nzozi bakata umusatsi bashobora kata gatoya bashobora kugira uruhara bashobora gukata igipande kimwe ikintu cyose bakora ku mutwe wawe bivuze ngo umwanzi yahagurukiye finance ku buzima bwawe no kuba maso ugasenga bitusenga bitubivaneho bituvane mu nzira umwanzi aba yahagurukiye financially ikindi no kubona when you are thirsty ufite inyota ufite kunywa ariko wajya kuri robine wayafungura ukayabura kandi abandi bayabonye kurota ufite inyota wumva wakiwe abandi babonye amazi ariko wowe wageraho amazi ahagushiriraho abivuze ngo n'ubundi nawe ntiworohewe ku buryo buri finance ibintu bigiye kugana ndetse bigutera n'ubwoba ndi ya karindwi
ni ugutakaza urufunguzo cyangwa ukibagirwa aho warushyize. urufunguzo urwandiko rwose, urw'inzu, urw'imodoka, urw'iki, mbega icyo bita sinzi ko nabisobanura, ukabura ahantu warushyize, ukarubura rwose ukarushakisha. aha turacyari mu nzozi nanone, nizo ndi kuvuga, ariko ni ukurubura mu nzozi. yego, rwaba urw'imodoka, rwaba urw'inzu, rwaba urwa marete, rwaba urwa moto, rwaba urufunguzo. icy'ingenzi ni uko watakaje urufunguzo cyangwa ukibagirwa aho warushyize. ibintu ni bibiri, hari ukurutakaza muri finance abiri ntacyo uraza kugeraho. kabiri ni ukwibagirwa ahantu warushyize, ugashaka ukenda muki mu nzozi. ariko tuvuge no mukuri gufatika, ubundi ubuze urufunguzo wakwinjira mu nzu gute? ntabwo wakwinjira, kwicaze. ikindi cya munani ni ukurota imodoka, ubwato, indege, moto bikora impanuka ariko utayirimo, uyireba gusa. nabyo ni byerekana ko financially aho ni ntabanza atarinyatsi bose, ni imbaraga zirwanya umuntu pe. hamwe umuntu avuga ati ariko narize, ndakora, ntacyo nakora, ndihambira, sinjya, sinsohoka, ariko ibyo nkora bijyaye. niba warose kimwe muri bino bintu menya ngo kakubayeho. imodoka, moto, igare n'ibiki byose bikora n'ubwato bikora impanuka ariko utabirimo birebera, ariko uyirebera kure hariya ku ruhande, biravuze ngo hari ugiye gukozinga igihombo ku buzima bwawe. ngiye ubwira indi rero, mbwire nanjye ndi hano. iya cyenda kurota utegereje umuntu mwahanye gahunda hagutenguha ntumubone, kajya ku muhanda ugategereza mu nzozi. kurota utegereje umuntu ahantu mwahanye gahunda ukamubura, ariko hajemo kuzuma akantu kantu ikuroza ikomeye, ugakanguka mudahuye. ako kantu rero ugakanguka mudahuye, wari umutegereje mufitanye gahunda, ugakanguka mudahuye, mutabonanye. biravuze ngo unyuranye n'amafaranga yawe, unyuranye n'akazi kawe, unyuranye n'umugisha wawe w'akazi. nyine izajya ica wahanyuze cyangwa ihanyuma wagiye, bimwe bita kuburira aho abandi baboneye, kubera ko wari umutegereje ntiwaza kumubona. yego, ngizo zimwe mu nzu. indi nayo ndashaka kuvuga imwe, ariko nigeze no kubivugaho, gusa abantu bari confused, kuko buriya akantu nkagarukeho, nubwo tuzivuga gutya, ariko ushobora kurota ikintu ntibisobanurire kimwe, ariyo mpamvu yakwitiye gusobanukirwa neza kumva. n'icyo bita kurota utoragura amafaranga, abenshi bazi ko ari umwuka burya w'umugisha. banumva nyine ari byiza, hari bagenda basobanura ngo ni umugisha, ariko no kurota utoragura amafaranga. hari ukurota ubundi tuvuge, ushobora gusanga amafaranga ari ahantu, none waze kurota hari igiceri kinoti yaguye hariya, ibintu biriye parupiye, bisa nk'ugenda wegeranye, ntabwo urazi rose. si uko yafashe mareti y'amafaranga, ni ukugenda finding, ugenda uyatoragura, uyegeranye uyakusanya. uwo nawe ugaragaza yuko muri finance nta kintu ufite. reka amafaranga y'imyaka ugendeye mu muhanda umaze gutoragura angahe? ntayo pe, ibintu by'imboneka rimwe. ntabwo bayatoragura. aho ngaho nabwo ikindi inzu zikurikiraho, kwamburwa ijambo wari urifite mu ruhame, gucecekesha. bivuze ngo muri finance uracecetse, utakaje n'ijambo, ubuze icyerekezo. niba nta kindi ubaza, numva nagarukiraho. yego, urakoze kuzitubwira. n'abantu ndumva basobanukiwe, nanjye ndasobanukiwe, kuko hari byinshi ntarenzi, ariko ubumenye burya ntabwo njya nkorekora ntakubajije. urazirose, urumva hari bimwe twari tuzi ko iyo birose biba ari umugisha, cyangwa biba ari byiza, ku buryo wanaterera iyo cyangwa ukishima, ukadamarara. ariko noneho tumaze gusobanukirwa, yego, dukora iki? ibi bintu tuvuze ni inzozi zikwereka ko muri finance ubangamiwe. ubundi kuki Imana iguhishurira ni ukugira ngo usenge bikurweho, n'ibyiza usenge bigumeho. ntago waterera iyo burya,
yavuze ngo mushakashaka yego mukomanga muzakingurirwa ayo butwite kandi mukamuturiza ukirota izi nzozi rero ufite projet urugendo ibintu by'amafaranga ntibisobanura ngo bihagarike ahubwo icyo bikubwiye ni iki fata umwanya ubisengere ntibizasohore ku buzima bwawe yego ikindi nabo barakizi icyo umuntu ashaka arakibibira ushaka gukora urugendo tuba twabwiye amahame menshi ariko iri hame baryumve ukibirota hita ubyuka hita ukasa ibyo bintu Mushumba hari akandi nshaka ko twongeraho tukakavugaho mu minota mike dusigaranye hari ikintu abantu b'Imana nyine dufata tugakerenza yego nyamara iyo bigeze kuri Satani tubikora tubikunze ku kiguzi icyo ari cyo cyose nimba ugiye mu bapfumu bakagutegeka ikintu ugishakira hasi hejuru kuko uzi ko hari biri bukore kurusha uko wasenga nimba gutegetse inkoko y'ibari harimo urayizana ibiki ukabizana Imana ko yo ari urukundo ko idafatiraho nimba ari ugusenga ugasenga ako gakondisiyo ko kucyo abantu batakumva akenshi ntubarenganye bahuye n'abesikoro benshi yego cya kabiri no kutabisobanukirwa yego no gushaka guhuza ibidahura ariko abantu bagombye kubyumva bakabimenya so ubundi kukibasaba ubundi nzakubaza ijambo rimwe kukibasaba ikintu cy'ibara rimwe ntabwo mbizi nanjye ese kukimana yese kukisaba igitambo kitagira inenge cyose ni ibintu biteye ubwoba ubundi ndeka mbyite kwijijisha no kwiyobagiza no kwirengagiza abantu bazi neza imbaraga z'ituro no gufungura umugisha utabizi waza ndapfa ntabyo azi ariko wabisobanukiwe azi icyo bivuze nuko bikora yego rero bagombye kubimenya bakakora icyo kintu uko icyo umuntu ashaka buriya hari akantu naganiye n'umuntu nimugoroba ambwira akantu karanryohera aravuga ngo burya narebye ngo nsanga ku rugamba intwari ntitsindishwa nuko ufite intwaro ngo naho ngo umunyembaraga ngo ntatsindishwa nuko afite intwaro zifite imbaraga ahubwo atsindishwa n'impamvu yatumye afata izo ntwaro kuvuga ngo intwaro zifite imbaraga ntacyo zivuze ahubwo umutima n'ubushake n'intego yatumye ushaka kugeraho niyo ituma utsinda yego reka twifuriza abantu intego bafite mu buzima bwabo izatume batsinda ushobora gufite niba ngo intwaro umunyamaboko afite sizo zimuha gutsinda ahubwo intego afite nimugeza ku ambition ya bakoze cyane guha umugisha urakoze cyane nawe reka ngushimire.